amana bayita munonga umugabo wo kunesha umusenzo ro kusingoza umucunguzi wacu umucunguzi w'amagaragayito wakijije indwara awatiriza indwara wirukanye abadayimoni awabinjira dayimoni waduhaye umwuka wapayira moyo kwera wawafira kazoka kugira ngo tubone umugisha gwe oyo wabinjira dayimoni yabinga abatozi batenda yabinga abaranzi batenda yabinga myoyo yatenda yabinga kansa yatenda maraba baseketeya. Father, we give you praise. Hallelujah. Ogo yakishije indwara akakisa indwara z'umutano minji kuri muntu wari yahware tenwa akakayene kisuru cyawe urira kayahanga kasenyi mwatayayirwa isomero neryo mutano bahangari yatwangire okungana n'ekisumulizo kandi tusaba ubuzwa kuzimu tigatibasa. Hallelujah. Satani apatuwe abadayimoni bahunga obyera mwirima yakensire. Hallelujah. Ine Yesu kana ryagati yetu nakora ibyo kutangaza akagamba mwibari amarama hagati ye yeza kubakiza yeza kubakomara yeza kuhamagara yeza kubyo kusima mwamwikiriza kandi mutera umugalo. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Yes. Ndahora mgiye kwicara tuvuge ijambo ry'Imana gato. Mwaza kusoma ikigambo cyaranga. Ngenda vuga ijambo ry'Imana gato. Ikigambo cyaranga mbugufu. Hanyuma tuzoduhamagara abakozi b'Imana. Rero twashira bihereza amaranga. Ariko huri. Kota hori. Hey. Yaba narizi kuririmba. Kuno jaundi makwesongola. Ndirimba. Akesongola cyesongoye. Vuga ngo namenye ko ngoshwa n'izuba. Ekiyo mkamangu ngo tumwiguru. Aho wicaye hanga. Aho samaho. Aho samaho. Abari kuri mutwaje. Abarahare mutse. Kugira ngo namwe mugotwa. Kugira ngo namwe muhure. Abari nyuma mutwegere. Those who are verified come cross and send the word of God. Imbaraga z'ijuru ziratuka. Amani giguru gatugotire. Ndasaba wa muntu wanje wa Bibiliya dusoma. Wa Bible rahi. Wa muntu wa Bibiliya dusoma hamwe ari he? Pastor Valens yaza. Ari nkahi. Wono tuyamba Bible. Dusomere. Ori nkahishi. Where are you? Iwe Pastor Valens ori nkahi. Soma Valens ro kusomera Bible y'Inyarwanda. Ija unyambe. Mwashomere. Ijo ushomere Pastor Gashumba. Bari gusomere. Ruhanga ko homukisa. Mani guhumugisha. Why not right? You are right. Yeah. Hallelujah. Amen. Tujya gusoma ijambo ry'Imana. Bado kusoma ikigambo cyaranga. Riri mu gitabo cya Ezekiel. N'ikiri mu gitabo cya Ezekiel. Mu bice byaho bya 37. Asatu na musanzu. Pastor aza gusoma. Umusoma naza kusoma. Nze kumubwira kurekeraho. Aje kubaganga kumugamberekeraho. Soma mu izina rya Yesu Pastor. Soma mu izina. Ezekiel 37 guhera ku murongo wa mbere. Yes. Iyerekwa ry'amagufwa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho asohora ndi mu mwuka. Aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuye amagufwa. Anzengurukana aho yari akikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yumiye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese amagufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze yabwira uti yemwe amagufwa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ukuri kuw'Umwami Uwiteka aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbakwikirize uruhu mbashyiremo umwuka mubone kubaho. Nuko mpanura uko nategetswe. Ngihanura habaho guhinda mbona isi itigita amagufwa araterana igufa yose risanga iribi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho maze inyama ziyameraho usa uruhu ariko umwuka wari ariko nta mwuka birimo. Maze arambwira ati hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu. Maze mbwira umuyaga nti maze ubwira umuyaga uti
ukuri k'umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, aya magufwa n'ay'ab'inzu ya Isirayeli yose dore baravuga bati amagufwa yacu yarumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu